Yes, reka dutangirane na episode ya 10 ahangaha, ndetse muribuka ko umusore wacu ahangaha yasohotse amaze kuba yavugisha Ishyari wiwe amubwira ko yafatiwe muri ambutiyaje. Umusore yasohotse ahangaha afite ikarita, arangije niko kuza yitegereza umusore wari uri ahangaha wari uparitse ka scooter, ndetse wari usa naho azye mu ibiryo ahangaha kuri kampani yabo. Niko gutangira kuba yamubwira ati iyi karita mfite ahangaha ati iriho miliyoni yuzuye, ati ndakeka rero wafatiye ikarita ukabasha kuba wampiye scooter yawe ndetse n'iyo myenda yawe n'iyo helmet yawe, mbese muri make ukaba wayingurisha. Umusore nawe ahangaha niko kuba yabyumva baramubwira ati ibyo ngibyo rwose bifata nk'ibyakozwe, ati si scooter ushaka, atakira n'ijire yayo rwose, ati nawe igemurira ibiryo. Umusore niko kuba yamuha byose, arangije amugurisha ka gaskuta kiwe. Umusore niko kuba yafata ya scooter abe yakerekera ava aho ngaho ajya kuba yareba ko yazana Ishyari wiwe agapresenta ya project yiwe yari yakoze. Umusore wahangaha yahise ahamagara Ishyari wiwe aramubwira ati Ishyari, ati ntabwo wabyizera rwose ibintu bimbayeho, ati ya scooter yanjye umuntu arayiguza amuhaye miliyoni yose, ati mbega ubusazi, ati mbega ibintu bishimishije, ati ntabwo wapfa kuba wabyizera pe, ati birarenze cyane. Barakwereka umukobwa wacu Alice we yari ari ahangaha ategereje, ndetse Ishyari we yari amaze kuyambwira ati ndaje mbe nagutora. Mu kanya nk'ako guhumbya umusore yatwaye moto yihuta cyane, agera ahangaha umusore umukobwa amugezeho niko kwamaza Ishyari ati kwambwiye ko Mr. Kim yaguhaye akazi, ati wabaye umuderiva w'ibiryo kuva ryari? Umusore niko kwambwira ati Ishyari ntagiye n'akanya mfite kuba nagusobanurira, ati cara ujye kuba wapresenta umushinga wawe, ati utaza kuba wakomeza kuba wakereza abantu. Alice niko kuba yakicara, umusore arangije amukura aho ngaho ajye kuba yareba ko yapresenta umushinga wiwe ndetse ukaza kuba wakora. Bidatinze umusore yakomeje gutwara moto yihuta ngo arebe ko yageza Ishyari wiwe aho yagombaga kuba yajya hakiri kare. Kumbe muri kanya nk'ako guhumbya yari amugejeje. Alice niko kuba yabwira Ishyari wiwe ati Ishyari, ati urakoze. Agiye kuba yagenda, Kim niko kuba yamuhamagara aramubwira ati Ishyari, ati nizere kuri buze ko wabikora rwose, ati ni ku gipfunsi. Umukobwa niko kuba yamubwira ati reka nawe kuba wakabiriza ibintu, ati ngiye kuba nabikora kandi nizeye ko ndibuze kuba naha cyane umuco. Barakwereka muri ako kanya hatambutse umukobwa, arangije atangira kuba yamubwira ati nyakubahwa Kim, ati ibyo ngibyo noneho ni ibikira, ati ibyo ngibyo urimo ni ibiki? Kim niko kuba yamubwira ati ndi muri experience y'ubuzima, ati ndi kuba nasubira mu masomo, ndi kusibira, ndi kwiga. Barakwereka akanama nkemurampaka kari ahangaha kari gategereje kuba kafata indi design, kari kategereje kamaze kuba karuha. Niko rajimeka yatangira kuba yavuga ati ariko uyu mukobwa twahereye kare dutegereje ubundi ari buze kuba yaza, ati ndabona n'umuvandimwe wanjye nawe Mr. Kim, ati yadutereranye yigendeye. Batangiye kuba bamucira iteka n'urubanza bavuga ati ngenda narambiwe kuba ndahangaha, ati tugombe kuba twataha kuko uyu mukobwa yadukereje rwose. Abasaza baranga batangiye kuba bavuga ati ubundi muratekereza iminsi 7 kuri 6 yatanze cyangwa se bamuhaye ari buze kuba yarangije iyo design? Batangiye kuba bavuga ati ubundi gute Mr. Kim yaba ari kumwe n'uriya mukobwa, ati kandi twarumvishe ngo amaze igihe ashyingiranwe. Ndaje niko kuba yababwira ati ngenda cyeka tugomba kuba twakitahira, ati project rwose ntayihari, ati ntayafite umukobwa yanadukereje. Niko kuba yagumura bari aho ngaho bose bagiye kuba bagenda. Jim arababwira ati murindire, ariko umukobwa agiye kuba yaza. Muri ako kanya Jim kibibabwira, umukobwa yinjiye ababwira ati ndi hano, ati ndi hano rwose nahageze naharyamye. Ese noneho design y'umukobwa wacu iraza kuba yakora, iraza kuba yafata aba bantu? Alice yinjiye rwose hano muri ofisi asanga abantu bose bivumbuye. Alice niko kuba yababwira ati mubabarire kuba nakerewe, ati narindi muri ambutiyaje, ati rwose yari yamfashe, ati rero nizere ko mugomba kuba mwanyihanganira kuba nabakereje, ati ariko mwihangane mbe ndabamurikira ibyo nakoze. Raje niko kuba yababwira ati reka wana projet yawe n'ubundi uzanye, ati wazanga uvuye kwiba projet y'abandi, ati akaba ari uri kuba watuzanira, ati turitaye bana. Jimmy niko kuba yababwira ati ibi byose muri kuba mwakikora nuko mutazi agaciro bifite, ati iyo muzi agaciro ibi ngibi Mr. Kim yabihaye nimwakagombye kuba muri kwitwara gutyo, ati muraza kuba mwahura n'ingaruka nimubashya kuba mwataha, ati se mwiteguye kuba mwahura n'izo ngaruka? Bose bumvishe ko Mr. Kim nawe
ibi byose abirimo, ndetse mwibuke ni nawe boss wabo, niko kuba bakicara ngo umukobwa abashe kuba yabagezaho projet yabakoreye. Mbibutsa kuba mwadukorera subscribe ku batarayikora, ndetse mujye no muri comment mutubwire uko muri kuba mwakumva inkuru yacu no kuba muri kuyibona. Niba mwayikunda cyane mushyiremo imitima, ndetse ntimwibagirwe kuba mwadukandira kuri like, ndetse kuba mwadukorera share ku bantu banyu ngo nabo birebera inkuru nk'izi nziza, ndetse zibakurura ndetse zigira n'ibyo zubaka ku buzima bwacu bwa muntu. Assistant Jimmy niko kuba yatangira kuba yabwira Alice ati ubu ngubu watangira, ati watangira ukaba watwereka zimwe muri projet wakoze. Kumba baranga batangiye kuba bamubwira ati dutekereza ko waba wisubiriye ntube wongeye kuba wakiba ibintu by'abandi. Ati se buriya sibyo? Umukobwa niko kuba yatangira kuba yabereka projet, arababwira ati project iranga noneho, ati nakoze project yitwa Utopia cyangwa se Utopia, ati noneho nabashije kuba nayihindura, ati iyi ngiyi irenze ya yindi. Kumbe Raji nawe yatangiye kuba yareba nk'intumbura aho ngaho. Kumba akanama nkemurampaka nako katangiye kuba kavuga ati rwose design ni nziza, irasa neza, ati irasa neza rwose. Umukobwa nawe yakomeje ababwira ko iyi ngiyi noneho yaje ari karabutaka irenze n'iya mbere. Kumbe batangiye kuba bahaguruka, bamwe bari bivumbuye ngo bagiye kuba bataha, bamubwira ati rwose uyu mukobwa aratangaje, ati design zawe rwose ziba ziri ku rwego rwo hejuru, ati uri uwa mbere, ati uri uwa mbere rwose. Akanama nkemurampaka aha ngaha ko kari kamaze kuba kakemera, ndetse n'aba bandi bakora n'abandi bajyaga bamupinga nabo niko kuba bavuga ati wowe urarenze, ati design yawe rwose ni nziza. Rajimeka we yatangiye kuba yajiginwa, ari kuba yavuga ati noneho ibi ngibi ndaza kuba nabyita ngo iki, ndaza kuba nabyita iki. Kumbe bose batangiye kuba baserebura. Kim nawe aha ngaha niko kuba yaza arangije aramubwira ati wakoze neza rwose, ati byiza cyane. Yabeshye uyu mukobwa ko iyi projet nyakubahwa Kim yayimuhaye ngo bari gukurikirana. Kumbe kiri umuntu agiye cyatangiye kuba cyamunara kiramubwira ati mbanze uyu mukobwa umwizereramo cyane, atari ko nubwo ntashoboye kuba namurwanya muri aka kanya, ati tegereza urebe rwose, ati tegereza urebe, ati vuba aha ngaha, ati ndi buze kwamba afite. Kumbe bidatinze kumurika umushinga birangiye, Assistant Jimmy yaje kuba yareba boss we warangije amubwira ati iperereza twari turimo ryarangiye, ati kandi nabashije kuba namenya uwari uri inyuma y'ibi byose no kuba yakiba project ya Waterfront Garden muri company yacu. Ati umuntu wari ubiri inyuma, ati ni wa mukobwa bimwe bita Teri wakoranaga n'umugore wawe hariya muri ofisi. Umusore niko kuba yababwira ati ibi ngibi tube twabishyiraho akadomo, ati sinshaka kuba nakongera kuba nabyumva rwose, ati kandi uriya mukobwa making ashobora ko ntari bugira ahantu nza kuba nakongera kuba nahurira nawe, ati kandi uze kuba wabikora wihuse kandi mu buryo bwawe, nizere ko wumvisha ibyo ndi kuba nakubwira. Jimmy niko kuba yakikiriza ati yego boss, ati ngiye kuba nabikoraho, ati kandi bidatinze uraza kuba wabyumva. Barakwereka mu kanya nk'ako guhumbya, basohoye inzererezi muri kampani aho ngaho, ndetse n'ibintu byayo babijugunya aho ngaho. Baramubwira ati nyakubahwa wacu ntashaka kuba yakongera kuba yakubona aha ngaha, ati va aha ngaho ubure rwose, ati genda hunga. Ubundi buri makosa yose ukora cyangwa se buri byo wikora biba bigomba kuba byakugiraho ingaruka mu buzima bwawe. Uyu mukobwa byose yikoraga byarangiye bibaye iby'ubusa, ndetse barakwereka muri ako kanya wa musore wacu Kim nibwo yari ari kuba yahagera, atangira kuba yashota ibipapuro byiwe. Umukobwa amubonye Teri niko kuba yatangira kuba yamuhamagara ati nyakubahwa Kim, ati Kim, ati wambabarira rwose. Niko kuba yatangira kuba yahaguruka, atangira kuba yasaba imbabazi Kim. Aramubwira ati ibyo wakoze byose ubu ngubu, ati ni nawo mwanya cyangwa se nicyo gihe ngo bibe byakuryozwa cyangwa se bibe byakugaruka. Ati wagiye kuba wakiba design y'umugore wanjye, ati ibyo byose twabashije kuba twabimenye rwose. Kagiye kuba kavuga Jimmy niko kuba yakabwira ati wikiri kuvuga, ati ubu ngubu ibimenyetso birahari, ahubwo wowe genda ujye kuba wakitanga kuri polisi. Bibutse ibyo umukobwa byose yagiye kuba yakora yari abifatanyije na murumuna w'uyu musore. Kim niko kuba yababwira ati abapolisi nibaza batwara inzererezi rwose bayivana aha ngaha. Umukobwa niko kubutakamba avuga ati Kim mbabarira, Kim mbabarira. Kumbe kuba bamukubita ya saha yiwe yaguye hasi. Mwibuke iyi saha bayita Rolex, isaha igura amafaranga menshi, ndetse ni y'uyu musore yabashije kuba yaha
Alice mu myaka 5 yari ishize bagiye kuba bamutwara yahise avuga ati mwe muhagase aho ngaho kwitegereza isaha neza. Yatangiye kuba yavuga ati isaha ni iyanjye, ati imyaka 5 ishize, ati imyaka 5 ishize, ati isaha ni iyanjye. Yatangiye kuba yabaza wa mukobwa ati iyi saha wayikuye hehe, ndetse yatangiye kuba yakibuka umugoroba yayihaga wa mukobwa wacu Alice amubwira ati nzagaruka kuba nakureba, ati kandi uzandindira uzihangane. Assistant Jimmy niko gutangira kwamaza ati se uyu yaba ari wa mugore w'imyaka 5 ishize turi kuba twashaka? Umusore wacu Kim niko kuba yahindukira arangije atangira ko yambaza ati se si wowe wambwiye ngo yarapfuye tukajya no ku kiriro cyiwe, ati none uri kuba wambaza iki? Jimmy niko kuba yamusubiza ati nanjye ni mama wawe wambwiye ngo mubeshye ko yapfuye kuko yashakaga kuzana umugore vuba, ati ntabwo yashakaga ko heranwa n'agahinda, ati rero nanjye ni amahitamo nari mfite nabashije kuba nakubeshya. Kim niko kuba yahindukira abwira Jimmy ati ibyo bintu ntabwo ari byo rwose, ati ntabwo ari byo habe na gatoya. Kumva ku kanya umusore yatangiye kubabwira ati mwe mwamurekura, ati ni mumurekure. Agakobwa katangiye kuba kakinkugumura. Umusore Kim niko gutangira kuba yakabaza ati se imyaka 5 ishize, ati ni wowe wari uri kuri Sinai Mountain? Ati katangiye kuba kakibwira mu mutima ati uyu nguyu agombe kuba ari wa musore waryamanye na Alice kuva filime itangira cyangwa se iyi nkuru yacu yatangira. Ati rero njye ntabwo ngomba kuba namubwira ko atari njye, ati kuko yahita atungurwa cyane ndetse akanyita n'igisambo. Yahise amubwira ko isaha ari yiwe ndetse ko yayihawe n'umuntu ubwo bari kuri uriya musozi, ndetse akaba yaranamubwiye ko yagombaga kuba yafata inshingano. Umusore niko kuba yamuhataza ati se none ubu kugeza iki kanya, ati byabashije kuba byakugendekera gute, ati cyangwa byakugendekeye gute? Kahise kateri katangiye kuba kareba ku ruhande. Bibutse neza iyi saha gafite kuri uyu munsi wa none ni isaha kabashije kuba kakiba ndetse kayibye ubwo kari kujya kuba kakiba ya project design, katangiye kuba kamwaraguzwa. Umusore niko kuba yakabwira ati ndaza kuba nkutegereje, ati nufata umwanzuro wo kuba wambwira uraza kuba wambwira. Katangiye kuba kasaba imbabazi ati mbabarire rwose naragutengushye, ati ariko ubu ngubu ndahari. Umusore niko kuba yamubwira ati rero ati ibyo nagusezeranyije wihangane birapfuye, ati kuko ubu ngubu mfite umugore, ati ariko hari ukubundi buryo nabasha kuba nagufasha mubaye ubyemeye, ati nuza kuba wabyemera uze kumbwira. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ngiye nta nubwo mbyitayeho, ati icyo nashakaga ni ukuba wambabarira. Umusore niko kuba yamubwira ati ibyo byose nawe uri kuba wambwira rwose, ati ubu muri aka kanya sindi kuba nabyumva, ati kuko ndi mu rujijo, nteye urujijo wa mukobwa we. Umusore yari amaze kumva nta kintu ari bubashe kuba yabikora, mbibutse yabwiye umukobwa ko agomba kuzamwitaho ubwo igihe bari kuba baryamana, kandi uyu nguyu uranga kuri uyu munsi wa none ntabwo yari we, uwo ari wowe nyawe babana mu rugo, ndetse ni nawe mugore we, ni nawe mama w'abana. Bidatinze umusore yatashye nta kime, nta mbaraga, nta hantu afite yahera, nta n'icyo kuba yavuga afite. Utwana twatangiye kuba twambwira ati papa, ati uyu munsi mama yadutekeye ibiryo byinshi, ati ndetse yatetse n'ifi nini rwose, ati sinzi niba waza ahangaha ukaba watwiyungaho tugasangira. Ariko umugabo Disney yari yishimye. Kahise katangiye kuba kambwira ati sheri, ati ariko ubu ngubu ati njye ndi superhero, ati ndi superheroine, ati kuko njyewe nabashije kuba natsinda icy'umutwe, ati ya design yanjye rwose yatsinze. Kuba yabibwira umusore yabonye umusore we ntacyo bibashije kuba byamubwira. Mbibutse uyu musore yari yahuye n'umukobwa bahuye kera, ndetse wabashije kuba wamubeshya yitwaje isaha yamusanganye. Alice yatangiye kwamaza ati ariko sheri, ati kubera iki utishimye, ati ntabwo bigushimisha ibyo ndi kuba nakubwira? Umusore niko kuba yamubwira ati Alice rwose ararenze, ati niwe mu design wa mbere tugira ahangaha mu gihugu cyacu. Agakobwa niko kuba kaseka. Yesu umusore imitima yari iri kuba yamubana ibiri, agira ngo amubwire ibya Teri byabaye uyu munsi, ariko mwibuke neza uyu mukobwa we na Teri ntibakorana, nta nubwo bimvikana, nta nubwo bajya bahuza, kubera ukuntu amufata nabi ndetse akunda no kuba yamutoteza. Umusore niko kuba yakibwira ati ahari wenda nzabasha kuba nabimubwira undi munsi. Abagambanyi bo iyo ibintu byose biri kuba byagera ku ntsinzi ntibaba bicaye rwose, baba bari kuba bagambana.
umusore yaje ahangaha atangira kubabwira agakobwa ahangaha ati ntabwo natekerezaga ko bariya bana bombi ari aba mukuru wanjye Kimu. Umusore niko kwambwira ati buretse ati urashaka kuba wagera ku ntsinzi, ati urumva ushaka kuba wagera ku ntsinzi y'ibintu uri kuba wakwirukankaho. Umukobwa Alisa niko kwambwira ati yego rwose, ati se ngewe mbashije kuba nagera ku ntsinzi, ati nanjye byanshimisha rwose cyane. Ahangaha Rajumeka yatangiye kuhagira inama umukobwa ati we genda ube watuma uriya mukobwa Alise atabasha kuba yabana neza n'uriya muhungu Kimu, ati ibyo ngibyo ndakeka biri buze kuba byadugeza ku ntsinzi cyangwa se byatugeza ku gasongero. Mwumve noneho imipango yari igezeho. Bibutse uyu mukobwa Kimu yabashije kuba yambwira ati nugira icyo ubasha kuba wakenera atuze kuba wambwira. Kumbe muri ako kanya Kimu barakwereka yari yicariye muri ofisi. Wa mukobwa ahangaha kuva yamenye ko cyangwa se yabeshye Kimu ko ari we babashije kuba baryamana imyaka 5 ishize, yari yatangiye kuba yakitwara neza ndetse yamwitwaraho nk'umugore. Niko kuba yazanga amubwira ati se Ishyari, ati mwaragutse mute, ati mwaramutse mute. Kimu niko kuba yatangira kubamubaza ati se we niki kibashe kuba cyakuzana ahangaha. Kumbe barakwereka nyiragasazi wacu Alise nawe yarazaniye dokima zibitse ya propose design, ariko baravuga ati ngomba kuba nazihereza nyakubahwa Kimu akabasha kuba yanshimira nawe ubwe ku giti cyiwe, ati kuko zirasa neza kweri. Icyo atarazi ni uko umugabo we Kimu ahangaha muri ofisi yari yatewe na ya mabeshu yacu cyangwa se yankoze ibibi yacu, ndetse yamuhagurukiye. Yatangiye kuba yamubwira ati ndashaka kuba nashyingiranwa nawe, ati kuko ibyabaye ririya joro, ati bwari ubwa mbere nari mbyamanye n'umugabo, ati rero sindabasha kuba nabyikuramo. Kimu yibutse ubwo yamukuragaho ikoti ryiwe koko yasanze hari utuntu twamuvuyemo mu ntuza ziwe twanduje amashuka yose bari baryamyeho. Umukobwa niko kuza ahangaha yipfushagije aramubwira ati rero ubwo urabyumva, ati bwari bwo bwa mbere, ati kandi iyo ari ubwa mbere biragorana kuba umuntu yabyikuramo. Ese niko biba bimeze? Umukobwa yatangiye kuba yamwegera ahangaha atangira kuba yamubwira ati ndatekereza wakongera ukaba wafata inshingano rwose, ati kuko uriya mugoroba nabashije kuba nanyurwa. Umukobwa yaraje aramwegera ahangaha bamera nk'abari kuba basomana. Agakobwa karisa kugera ahangaha kakubiswe n'inkuba karavuga ati uriya ni nyakubahwa bo. Niko kuba katangira kuba kakipfuka mu munwa n'amazuru ngo kataba kasakuza bakakumva, kaba karavuze ati nyakubahwa Kimu atagombe kuba yarashyingiwe, ati ubwo bivuze ko uriya ari binsisa Kimu, ubwo bivuze ko uriya ari umugore we rwose. Ati rero mbenza nabashije kuba naza mu gihe kitari icyanyacyo cyangwa se naje mu gihe kitari icyanjye. Umusore muri ako kanya yahise asunika agakobwa ku ruhande arangije arakabwira ati imodoka, inzu, ati naguha ibintu byose ariko ntago nabasha kuba nashyingiranwa nawe, nakubashije kuba nakubwira ko mfite umugore. Teri niko gutangira kubabwira umusore atari ko uwo mugore uri kuba wankangisha, ati ni ngiye twabashije kuba twahura mbere, ati wakagombye kuba wamwirukana rwose tukabana. Umusore niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo uri kuba watekereza, ati ntabwo bishoboka habe na gatoya, ati habe na gatoya ntibyanakunda, ati ahubwo nukomeza kuba wampatiriza, ati nibyo nakwemereye kuba naguha uraza gusanga usigaye kuri 0. Teri niko kuba yamubwira ati se none urumva agiye biri buze kuba byarangira gute? Umusore niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ubu ngubu ntabyo ndi kuba narebaho, ati ubu ngubu ndi umugabo ufite urugo cyangwa se ndi umugabo ufite umuryango ngomba kuba nakwitaho, ati ahubwo sohoka ahangaha ugende niba utarabasha kuba watekereza cyangwa se wamenya icyo ugomba kuba wahitamo. Teri niko kuba yasohoka yivugisha arangije aratekereza ati Rajumeka arashaka kuba yatandukanye uwo mugabo n'umugore we kugira ngo imitungo y'iwabo azabashe kuba yafataho. Ati rero ubwo ngubwo ngomba kuba nahera kuri Alisa ndi kuba namutandukanya n'umugabo we. Barakwereka Alisa ahangaha yaje mu kazi nk'ibisanzwe ndetse yicara muri ofisi. Kombe barakwereka Jeannette we ntajya buri nkuru yatangiye kuba avuga ati ariko mwumvisha inkuru y'uko hari umugore waje kuba wareba nyakubahwa Kimu, ati muri ofisi ye rwose hari hahiye hagurumanye, ati kari kuba kakubitwa. Alisa ari kumva ibyo bari kuba bavuga yatangiye kuba yakebuka rwose. Ubwo yageraga ku muryango agiye kuba yamureba yasanze ruri kuba rwahana inkoyoyo hejuru, bari kuhanyunguta bari kuhanyunyusa benda kuba bahamara.
kumva risangaha yatangiye kuba yakibwira ati ariko Kimu yambwiye ko umugabo ukora hano cyangwa se nyiri kampani Kimu afite abana babiri, ati se gute uyu nguyu we yaba ari kuba yabizamo. Dukoreye subscribe tuzacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kubona inkuru yacu niba yagushimishije ko wadukandira kuri like, ndetse ntiwibagirwe kuba wadusharingira iyi nkuru yacu ku bantu bawe. Dusoje umukobwa ari kuba yakibaza ko umugabo we yamubwiye ko Kimu yashingiwe cyangwa se afite umugore n'abana babiri, ari kwibaza ukuntu yaba yamubonanye n'undi mugore muri ofisi yiwe. Ako kanya bakiri kumutekerezaho cyangwa bari kuba bamuvugaho, niko kuba yakinjira aravuga ati ni mwe muri kwa mwamvugaho, ati mwangize ikiganiro.